mu Rwanda iyo bavuze abahanzi benshi b'urubyiruko bashoboye gukurura attention y'abantu benshi, izina ry'umusore witwa Yampano ntibura ku rutonde. Yampano yamenyekanye nk'umusore w'umunyempano ukunda style cyane, ubuzima bugezweho, imibereho itandukanye ndetse iryoshye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Ariko uko kwamamara kwe kwaje kuvamo impaka zikomeye kugeza ubwo amazina ye yatangiye kugaruka mu nkuru z'urukundo, amashusho y'urukozasoni yagiye asakazwa aryamanye n'umugore we, ndetse n'ibirego bigiye bitandukanye by'ibyaha byinshi bigiye bitandukanye mu nzego z'ubutabera ndetse n'umutekano. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Yampano n'inkuru ziri kumuvugwaho muri showbiz cyangwa se mu makuru y'imyidagaduro mu Rwanda, aho bivugwa yuko ubu tuvugana afungiye kuri police station, akaba ari muri gereza cyangwa mu buroko, aho ari gukurikiranwaho ibyaha byo gukubita, gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke umugore we, akaba bigaragara kandi binavugwa yuko amumereye nabi cyane. Nge nitwa NG Batista, YouTube ni GB Info Rwanda. Yampano n'umwe mu bahanzi b'urubyiruko mu Rwanda bagezweho cyane. Yatangiye umuziki akiri muto, akaba yarafite inzozi zo kuzaba icyamamare. Abamuzi bavuga ko yakunda